gukora imibonano mpuzabitsina kose ni igikorwa cyo kuramya. Noneho muraza kuntera amabuye. Imibonano mpuzabitsina yose ni ukuramya. Iyo ikozwe hagati y'umugabo n'umugore bafitanye igihango cy'urushako, baba baramya Imana, kandi Imana ibaha ibyo ifite ariyo migisha yayo. Hano ntawe ugira ubwoba ngo none n'abamuteye inda, hano ntawe ugira ubwoba ngo none baba babimenye, none naba mwanduje imitezi. Oya, reka nongereho nakandi. Hano ushatse wanatera haleluya. Iyo wamujyama na wamujyamakazi nabo bakoze imibonano mpuzabitsina, nabo ni ukuramya, ariko bo baramya nde? Baramya Satani. Ni nayo mpamvu icyo afite ari cyo ashobora kubaha n'ubwoba. Batabimenye. Uzarebe ukuntu basohoka muri loge. Ntawe usohoka muri loge yemeye agenda muhakabizo ishwi, abanza umwe agacunga akaba aranyuzeho, undi nawe agacunga. Kubera iki? Kubera ko ntabwo bari covered no gutwikirwa n'Imana. Uzarebe birangira avuze oya we, none se uziko ntabonye imihango, uziko noneho byagenze gute, none yabaranteye inda, none yaba bageze gute. Ibibazo bibari byinshi hano. Kubera iki? Kubera ko ntabwo bari well covered. Ubatwikiriye ni Satani, niwe baramije, kandi icyo afite nicyo ashobora kubaha ni umuvumo. Babajije uyu mugabo baramwegera bavuga bati ariko se ikibazo ufitanye n'umugore wawe buriya gituruka he? Mwebwe ubundi amateka yawe nayaye? Uyu rero agiye kubabwira aravuga ati buriya rero ntimundebe gutya, na mbere ye nari narihaye akabyiza ku bakobwa ntazi n'umubare. Ese ni nabo gusa, nabo nyine nabo bakobwa gusa? Akavuga ati oya, hari na sugar mami, hari na sugar mami nari narinjiye, ariko we ntibyatinze, ariko twamaranye nk'amezi 2. Sugar mami yihutaze hano. Nta sugar mami. Wanejeje cyane, ariko nasigaranye ikibazo cyo kubaza. Wenda uri umusore, ni ikibazo natangiye kubaza. Uri umusore, urakijijwe, usanzwe usenga Imana, utumbiriye umusaraba. Ese uramutse ubonanye n'uriya mukobwa mugahura mugakundana, ariko ari umunyamakungu, azaba asore 20, mukagera ku rwego rwo kubana mu rugo, za nzitizi zikaza, wabigenza ute? Wabyitwaramo ute? Kandi wowe warakiranukiye Imana. Murakoze cyane. Murakoze. Nanjye ikibazo mfite kifitanye isano n'iki, ariko nkuko ruvuze ngo byaba ikibazo atabyemeye cyangwa se abiguhishe, ahubwo icyo gihe abiguhishe, noneho nkawe wakitwara ute? Byagenda bite? Yarabiguhishe? Abiguhishe, cyangwa se n'urugero nyine uko mugakundana mukabana akabiguhisha, wenda yaba gifite bya benda kururi inyuma, izo nzitizi zikabaho, ntagire uwo mutima wo guca bugufi yumve yabirekura, cyangwa se akubwize uko kuri nyine. Byagenda bite? Murakoze. Uba warahuye n'akaga ni kimwe nuko yaguhisha ko nyina roga, kimwe nuko yaguhisha ko wenda se yakoze genocide, ibintu nk'ibyo. So icyo biba bivuze ngo n'ubundi mufite ikibazo mu rugo rwanyu, kuko urugo rwanyu ntabwo ari ahangaho urugo rwubakiye gusa, rwubakiye no mu bindi byose tutabwirana. Urugo ni urw'abantu babiri bakwiye kujya kubana. Imana ibaha umugisha cyane. Ikibazo cyanjye kiragira kiti, nukuri hari realite yacu nk'abanyeshuri. Ndahamya neza ko abenshi hano mufite aba boyfriend n'aba girlfriend, kandi muri n'abakristo. Ugiye kumusura, hari abasurana muri ghetto, cyangwa se wenda ni mu biruhuko ugiye kumusura ahaba. Ugezeyo dufite umubiri, urafashwe. Nk'umukristo byagenda biti? Cyo ni icyambere. Icya kabiri, ese umukristo akwiye kudatinga ati? Ese akwiye muri ubu buryo bwo guteretana bigomba kugenda biti? Ni izihe boundaries akwiye gusetinga? Nibyo, ni izihe boundaries akwiye gusetinga kugira ngo atagira icyaha ku Mana, kuko byinshi biradukurura. Murakoze cyane. Arakoze cyane. Uziko batubwira ngo turwanye Satani azaduhunga, ariko iyo bageze kuri iki kintu cy'irari rya gisore baravuga ngo mutibike, muhunge. Satani we uhagarare, muhangane. Ariko nibigera ku irari rya gisore muhunge. Kubera iki? Barabizi
intwari zaraharangiriye. Uzabaze Dawidi, aha yarahakubitikiye. Uzabaze Samusoni, aha yarahakubitikiye. Uzabaze Salomo wari ufite ubwenge buruta ubw'abantu bose, aha yarahakubitikiye. Ngo se ni wowe uzavamo ngo wigize igabo, ngo wagiye wigize gutya? So run away, don't expose yourself. Reka mbibabwire muri ubu buryo, hanyuma ndahita nsoreza kuri iki ngiki. Arakoze cyane mushumba, arakoze kandi umuyobozi wa gahunda. Ndashaka no gushimira abayobozi b'ama association ndetse n'abandi bagize uruhare mu gutegura iki gikorwa, ariko by'umwihariko kuba barantekerejeho kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Muraza kunyemerera rero, mbere yuko tuza kujya muri byinshi, dusezerane mu matora kugira ngo no mu mataha tutaza gushondana. Mu kwigisha kwanjye ndifuza kutavuga byinshi, ariko nkanagira n'ibyo nkorera demonstration. Mu byo nigisha bikagaragara mu buryo buri visuel. Niyo mpamvu rero nza gusaba, ninza gukenera abamfasha, muraza kunyemerera hagira aba volontaire baza kuza kumfasha. Murabinyemereye? Okay, murakoze cyane. Kubaje nyuma, mazina yanjye nitwa Lambert bariho. Ndi umupapa, ntuye i Kigali, ariko ntabwo ariho kavukire yanjye. Kavukire yanjye ni hirya hano Nyamasheke, mu murenge wa Rangiro, hano ku ishyamba. Uyu mugabo arahavuye, niho namuraje kugira ngo bize kumufasha nawe kuzabara inkuru yaho nkomoka. Niyo mpamvu rero nshimira Imana ko uyu munsi yaduhaye amahirwe yo kugira ngo tube turi hano. Ikindi nshaka gushimira Imana ni amahirwe yo kongera kugaruka ahantu naboneye Imana. Muri kaminuza aya aba ari amahirwe yo kungura ubumenyi, ariko ndagira ngo nkubwire ijambo nanjye bambwiye ntangiye kaminuza rigahindura ubuzima bwanjye busigaye. Barambwiye ngo kaminuza ni window y'imyaka hagati y'3 n'5 bitewe n'icyo wiga ubumenyi bukazagira icyo bukumarira hanze ku isoko ry'umurimo, ariko ni n'ahantu ushobora guha amahirwe, yaba ari Imana ikagira ibyo ishora mu buzima bwawe, yaba ari na Satani akagira ibyo ashora mu buzima bwawe, kandi byose bikazagira impact usohotse ugeze hare hanze. Ibyo rero narabyumvishe, bintera kuvuga ngo Mana, njyewe ngiye guhitamo ko ari wowe ugira ibyo w'impactinga mu buzima bwanjye. Imyaka rero 5 namaze i Butare, guhera muri 2 kugera muri 2005, yambereye imyaka uyu munsi mpagazeho, yambereye imyaka nubakiyeho urugo rwanjye, yambereye imyaka nubakiyeho akazi kanjye. So the choice is yours, what you do with your time here on this campus. Ushobora gukoresha iki gihe neza, ushobora no kugikoresha nabi, kandi uzabisoroma ugeze hano imbere. Mu Gifaransa baravuga ngo a bon entendeur salut. Urumva nyine mwahindutse abangorofone bose, keretse mushuti wanjye mwene data Mateso niwe ushoboye kunsubiza, abandi mwabaye abangorofone, ariko nabyo n'umugisha w'Imana. Reka rero tujye mu ijambo ry'Imana. Hari ayo magambo badusomeye, ariko ndagira ngo nongereho andi make twinjire muri vif disije, cyangwa se dutangire kuganira ku cyo tugomba kuganira. Ndagira ngo dutangire n'amagambo yo mu Befeso mu gice cya 2 uhereye ku murongo wa 10. Igitabo cy'Abefeso igice cya 2 umurongo wa 10. Ijambo ry'Imana rivuga aya magambo ngo, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Imana ishimwe cyane. Ndasubira mwaya magambo, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Imana idufashe cyane.
shobora gusoma aya magambo umuntu akibaza ati ko batubwiye kugiye kuvuga kuri sexual purity, kwezwa cyangwa se kugira ubuzima bwejejwe mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, none ukaba utangiye utubwira ko turi abo yaremye. Ibyo bintu bihuriye he? Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nutumva iki cya mbere nibikurikira biri buze kukugora. Ijambo ry'Imana ritubwiye amagambo akomeye, riravuga ngo hari Imana yaturemye, ariko ntiyaturema bira mupango, nta kintu igambiriye, ahubwo yaturemye ifite ibintu biri ku mutima yifuza ko tuzagenderamo. Ibi wenda mwebwe kuko muri Rusizi biramfasha kubibasobanurira, hari abandi bingora bo mu mujyi bavutse ibintu byose ari munange, ariko niyo waba waraturutse mu mujyi uturanye n'abandi bashobora kumva ibyo ndi kuvuga ahangaha. Kera turi abana, twebwe ntago batuguriraga ibikinisho. Twebwe iyo washakaga gukina n'imodoka, washakaga umutumba ukikorera imodoka ubundi ugakina nayo. Iyo washakaga gukina n'umuntu waramuremaga ukamubumba nyine, ukafata icyondo ukagitobatoba, rimwe na rimwe ukabona havuyemo umuntu. Hari igihe rero waremaga ikintu utazi n'icyo washakaga kurema, ariko wareba icyo waremye ukabona gitangiye gufata forme y'ikintu uzi, ugahita ushyira akaruru ku munwa, ugahamagara abandi bana, yemwe baca nimuze murebe naremye imodoka, naremye umuntu. Ntabwo ariko byagendekeye Imana. Imana yo yaricaye, iratekereza, iragambirira, iravuga ngo ngiye kurema runaka. Kandi ntabwo murema kugira ngo nicare nibaze. Urabona muri iki gihe ubyara abantu ugatangira kwibaza, ariko uyu mwana nzamugira nte, nzamurera gute, aziga iki, aziga he, bizagenda, ukumva ufite question mark nyinshi. Imana yo mu kukurema nta question mark n'imwe yari ifite. Kubera iki? Yakuremeye imirimo myiza iyo yiteguriye kera kugira ngo uyigenderemo muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Uri umuntu w'agaciro rero, ntabwo uriho by accident, ntabwo uriho kubera ko mama na papa bakundanye, ntabwo uriho kubera ko byabaye ngombwa kubaho gutyo gusa. Oya, uriho because God wanted you to exist. Ntabwo uri impanuka. Reka nanabivuge gutya, hari igihe umuntu yicara akavuga ati sha bivuge nyine, none se wenda bo ababyeyi bawe baragupanze, hari abandi nyine bagiye kwisanga bisanga bimeze gutyo, babona mama we yafashwe ku ngufu cyangwa se byagenze gutyo. Buriya uramutse usobanukiwe ko byanashobokaga ko bahuza ibitsina nkuko tugiye kubivuga mu kanya, ariko ntubeho, byagutera kumenya ngo Imana niyo yavuze ngo ubwo uyu muntu ndamushaka, inzira ari bunyuremo ibyo ni ikindi, ariko ndamushaka. Kuba uriho rero ntabwo uri impanuka, uri mu mugambi w'Imana. Kandi hari ibintu Imana yakuremeye kugira ngo ubigenderemo muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Turi kumwe kuri icyo ngicyo. Imana idufashe kandi tugire neza. Ibyo rero biradufasha kumva iki? Kumva ko Imana ubwo yaturemye hari ibintu ifite uburenganzira bwo kudusaba. Kumva ko Imana ifite ibintu yaturemeye ukaba utaravuye kuri senje nk'uko rimwe na rimwe tujya tubitekereza, ahubwo ukaba waraturutse mu bitekerezo by'Imana. Ibyo biha Imana uburenganzira bwo kuvuga ngo mfite icyo nshaka kugusaba. Bityo rero you are answerable to me, you are accountable to me, kubera ko nige wakuremye. Uyu mugabo uri gukoresha ibi byuma byose wenda si we wabiremye, ariko wabiremye, uwabihimbye ntabwo byakwicara ngo bimudictating uko bikeneye gukora. Oya, uwabiremye niwe uvuga ngo iki kizakora kamera, iyi ngiyi izakora live streaming, iyi ngiyi izakora amafoto gusa, iyi ngiyi izafata n'amavideo. Kubera iki? Uwabiremye nuko nguko yabihanze, nuko nguko yabishyize. Niba rero Imana yaraturemye, he has the right and he has even the obligation of commanding us, of telling us what to do and what not to do. Imana idufashe itugire neza. Katugere rero muri iyi nsanganyamatsiko yacu yitwa sexual purity. Muranyemerera dusome ibyanditswe bitandukanye, hanyuma tujye kubiganiraho tunakora ya demonstration nabemereye. Niba ufite Bibiliya ujye mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 2, turi busome imirongo 2, umurongo wa 24 n'umurongo wa 20. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 2, umurongo wa 2, umurongo wa 24 kugera ku wa 25. Niba ufite aho uri kwandika ibyo ibyanditswe bindi tusoma,
turanasoma no muri Matayo igice cya 19 murongo wa 3 kugera ku wa 6. Turibuze no kujya no mu Bakorino, ndibuze ko habarangira ni Abakorino ba mbere igice cya 6 murongo wa 15 kugera ku wa 20. Duhererero mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 24 kugera 25. Umva ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa, ntibakorwe n'isoni. Imana yacu idufashe kandi tugire neza. Matayo 19 murongo wa 3 kugera ku wa 6. Matayo 19 murongo wa 3 kugera 16. Haravuga ngo abafarisayo baza aho ari baramugerageza, baramubaza bati, mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we amuhora ikintu cyose? Nawe arabasubiza ati, uwo ni Yesu wasubizaga, ntimwari mwasoma yuko iyabaremye mbere yaremye umugabo n'umugore, ikababwira iti, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Bituma batakiri babiri, ahubwo baba babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana yateranyije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Imana yacu itugirire neza. Turi buhindukire nanone tujye muri cya gitabo cy'Abakorino ba mbere igice cyaho cya 6 umurongo waho wa 15 turageza ku wa 20. Hanyuma nayo magambo tuza kugenda twubakiraho ibyo tugiye kuganira. Ijambo ry'Imana rigira riti, Abakorino ba mbere igice cya 6 umurongo wa 15 kugera 20. Haravuga ngo, ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Mbese noneho ntori ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Nibikabeho. Nimuzi yuko wifatanya na maraya ababaye umubiri umwe nawe, kuko Imana yavuze iti, bombi bazaba umubiri umwe. Ariko wifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. 18. Muzibukire gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana abakoze icyaha cyo ku mubiri we. Mbese nimuzi yuko imibiri yanyu ari isengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Aya magambo ni amagambo tugiye kwifashisha tuvuga kuri iyi nsanganyamatsiko ikomeye yitwa sexual purity. Sexual purity akaba ari yo nsanganyamatsiko tugiye kuganira. Kuki rero tugiye kureba, twasomye ibi byanditswe byose, kandi niki dushaka kubikuramo? Turashaka kubikuramo amagambo cyangwa se some principles zitandukanye. Ikintu cya mbere nshaka ko twumva, Imana niyo yaturemye turi igitsina gabo, turi n'igitsina gore. Bityo rero kuba ndi umugabo undi akaba ari umugore, it's a blessing, it's not a curse. Ni umugisha kuba hariho abagabo hakaba hariho n'abagore. Muracyankurikiye? Icyo ni ikintu cya mbere nagira ngo twumvikaneho. Ikindi kintu cya kabiri nagira ngo twumvikaneho, nuko Imana ariyo yaremye sexual intercourses. Imibonano mpuzabitsina ntabwo ari ibintu Satani yahimbye, ni ibintu Imana ubwayo yaremye, irangije ibiduhaho nk'impano. Iravuga ngo mbahaye impano yitwa sexual enjoyment, sexual intercourses. Muracyankurikiye? Aha, ako nako mugafate kubera ko gafite aho kazingiye. Ariko kimwe n'izindi impano zose tubona, impano yose buryo uhabwa ibifite imbago zayo. Turi kumwe? Imodoka najemo ni umuntu wayihaye ministry nkorera, arayiduha gutyo gusa. Ariko iyo modoka ntabwo bivuga ngo ndagenda nyikoreshe je uko nishaki. Nyikoresha bikurikije n'icyo twayiherewe.
ntabwo ndi bujye kwitundisha amatafari ngo nuko ari je muyobozi w'uwo murimo ndi gukoreramo. Oya, ikora mu bikorwa twahamagariwe, kubera ko wayiduhaye yaravuze ngo nyibahaye kubera umurimo nshaka nabonye mukora kandi nshaka kuwushyigikira. Turi kumwe? Umukobwa wanjye twamuzaniye igare ryo kugenderaho. Si gift se nziza, ariko nk'ababyeyi bakunda uwo mwana ntabwo twahise tumukingurira igipangu ngo ngaho jya muri kaburimbo ugende utware igare uko biboneye kose, ahubwo twamukireho imbago. Turamubwira ngo uzajya utwarira igare wambaye helmet, turamubwira ngo uzajya utwarira igare hano mu rugo kugeza igihe warimenye, turamubwira ngo biramutse bibaye ngombwa kusohoka hanze y'igipangu uzagenda uri kumwe swati na papa cyangwa na mama, ariko gift ni yande? Ni umwana w'umukobwa wacu. Sexual relationships rero nazo ni impano Imana yaduhaye, ariko irangije idukubitiraho imbago sinzi niba muzumva, boundaries. Iravuga ngo iyi mpano kugira ngo yiryoherwe ntabwo bisaba kujya mu muhanda wa kaburimbo nka wa mukobwa wanjye. Nujya mu muhanda wa kaburimbo imbwa zizakurya, amakamyo azakurangiza, ariko ngiye kubashyiriraho imbago z'ahantu that you can enjoy this gift that I'm giving you called the sexual intercourses. Iyo mbago rero Imana yashyizeho ni iyi. Yaravuze ngo abantu babiri bagomba gukora imibonano mpuzabitsina ni umugabo n'umugore bafitanye igihango cy'urushako. Kandi bivuga not because he wants to limit us, but because he wants to protect us, nkuko tugiye kubibona mu kanya. Kera hari umuntu nigeze mbibwiraho kuri ibi bintu, arangije arambwira ati ariko rero nawe buriya rwose Imana yaraduhemukiye, kuki yatubujije ibintu biryoshye, ibintu biri wonderful, ngwitubuza nko kurya ibijumba, ikatubuza nko kurya amateke, ariko kutubuza rwose kwikorera imibonano mpuzabitsina n'uwo dushaka twemeranyije nta kibazo gihari. What's wrong with that? Kubera iki? Buriya ntabwo ari ukwikanyiza, ntabwo ari is he not limiting us? But I'm very sure at the end of this talk you will understand why did he say it is within the boundaries of the covenant marriage, the covenant of marriage, hagati y'abantu babiri bafitanye igihango cy'urushako. Bavuga ngo niyemeje gushyira ubuzima bwanjye hasi for you, nawe wiyemeje gushyira ubuzima bwawe hasi. Nibyo rero ibyanditswe byatubwiye. Mu itangiriro twasomye amagambo akomeye. Imana yari imaze kurema Adamu, imaze no kurema Eva. Irangije izana Eva imwereka Adamu. Adamu amubonye umutomu urapfupunuka, atangira kuvuga ngo dore akara ko mu mara yanjye, akagufa ko mu magufa yanjye, azitwa umugore ngo kuko yakuwe mu mugabo. Ibi ngibi iyo mbigezeho before the young people numva ntababwira n'iki ngiki. Ndabizi hari benshi tuba duhangayitse tuvuga ngo ariko je wo nzarongora nzamukura hehe, ariko buriya nzamubwirwa n'iki, bizagenda bite? Humura mama wo, umunsi mwahuye uzabimenya kuko umutomu uzapfupunuka. Wijya no gushaka ngo bikuze kwiyigira, ngo bikuvane mu mwanya wawe ujye ugenda ubeyabeya uri muri shamanyetike y'abandi bantu bose. Oya, komeza ube steadfast, ukora icyakuzanya aha, wige. Umunsi nugera numukubita amaso umutomu uzapfupunuka, uvuge ngo dore akara ko mu mara yanjye, dore akagufa ko mu magufa yanjye. Kubera iki? Kuko na Eva, the Bible does not tell us that God had to introduce Eve to Adam. Oya, yaramuremye irangije iramuzana gusa, amukubisa amaso. Ntiyamwitiranya n'ingurube yaramaze kwita amazina, ntiyamwitiranya n'ihene yaramaze kwita amazina, ahita avuga ngo akako gatandukanye n'ibindi. Ntabwo ari intare, ntabwo ari iki, dore nakara ko mu mara yanjye, igufa ryo mu magufa yanjye, azitwa umugore. Kubera iki? Kuko yakuwe mu mugabo. Turacyari kumwe bantu b'Imana. Ikindi rero ijambo ry'Imana ryatubwiye amagambo avuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akajya kubana n'umugore we akaramata, ngo bombi ntabwo bazaba bakiri babiri, ahubwo bazahinduka iki? Umubiri umwe. Turacyari kumwe? Icyo ni ikintu dukeneye kumva tukamenya ngo Imana niyo yaremye sex. Imana irangije ishyiriraho boundary, iravuga ngo
dore ibi bintu kugira ngo mubiryoherwe neza, mudafite ubwoba ngo barabimenya, mudafite ubwoba ngo baguteye sida, udafite ubwoba ngo baguteye inda, udafite ubwoba ngo wakwanduje mburugu na sifilisi na bya bindi byose, udafite ubwoba ngo none umugabo nzashaka yazamenya ko nasambanye muri ubu buryo. Nushaka kubiryoherwa neza uzabikore ari uko wagiranye igihango cy'urushako n'umuntu, mwamaze kugenda inzira zose, yamaze kwemera ngo niyemeje gushyira ubuzima bwanjye hasi. Mu yandi magambo, umuntu mushobora kwambara ubusa muri mu cyumba ntagire isoni, nawe ntugire isoni. Niko Bibiliya yavuze ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akajya kubana n'umugore w'akaramata, ngo bombi bagahinduka umubiri umwe, ngo ntabwo bazaba bakiri babiri ahubwo bahinduka umubiri umwe. Ngo kandi uwo mugabo n'umugore bose bari bambaye ubusa, ariko they were not ashamed. Burya rero iyo byabaye ngombwa kugira shame imbere y'umuntu, burya biba bikubwira ngo something is wrong here, uraho utakagombye kuburi. Muracyankurikiye bantu b'Imana? Okay, mwanya rero wa demonstration tuwugezemo, uko nashakaga kureyinga that foundation kugira ngo bize kudufasha mu byo tugiye kujyamo. Ndagira ngo nsabe abantu, abakobwa babiri cyangwa se n'abadamu niba bahari, n'abasore babiri cyangwa se n'abapapa babiri niba bahari. Nshaka mbese abantu bane ariko batandukanye, abakobwa babiri n'abahungu babiri, 2 male 2 female. Ntimwanyemereye se ko muza kuza? Urakoze cyane, Imana igumugisha, urakoze nawe. Ubwo rero dukeneye abakobwa cyangwa abadamu, mwihute dufatanye tusubire mu kazi bantu b'Imana. Urakoze cyane, peace. Nta wundi? Urakoze cyane, muze hano nta kibazo. Ntacyo mukomeze muze, wisubirayo wenda peace kuko ari umuyobozi ajye kwicara, ariko mwebwe babiri muze rwose, kuko ni uyoboye gahunda, ntago ari uko ari umuyobozi hano, kuko mwese muri abayobozi, n'utari umuyobozi uyu munsi azamuba. So basore rero nimwe mwageze hano, buri wese yihitiremo, mwihitiremo vuba vuba, hanyuma tukirangirize hano tugende. Mwihitiremo twihute, ihitiremo, ndabona nawe yarangije, ubwo nawe nyine urasigaye. Muse n'abahagarara hano, hanyuma mwebwe mugume kuri uru ruhande. Ndagira ngo mukurikire icyo Bibiliya yavuze kandi tuze kucyumvikanaho neza. Bibiliya yakoresheje ijambo of becoming one body. Kubera iki? Kubera ko sexual intercourses zirenze guhura kw'imibiri. Mu Kinyarwanda iyo dushatse kubibatiza neza tubyita ngo ni imibonano mpuzabitsina. Umuntu akaba yatekereza akavuga ati mbese ni nk'aho ibitsina biba bikumburanye nyine bikagenda bikagira ahantu byihurira biri aho ngaho gutyo gusa. Ariko I want you to understand this. When people are having sexual intercourses, it goes beyond the body. It involves your mind. It involves your spirit. It involves the whole of you. Bikora kuri wa wundi uri we wese. Birenga umubiri gusa, bigakora kuri wa, mbese reka mbivuge gutya, imibonano mpuzabitsina ni igikorwa cy'umwuka. Kubera iki? Ni igikorwa ukoresha umubiri, ugagikoresha ubugingo bwawe wagitekerejeho, ukagikoresha amarangamutima yawe, ukagikoresha the entire being. Mbibasobanure muri ubu buryo, abajya basoma Bibiliya n'abatajya muyisoma nta kibazo muhumure muri bubyumva. Nusoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 4 umurongo wa mbere, hari ijambo bahakoresha rimwe na rimwe tutumva, ariko uramutse uritekerejeho wabyumva. Bibiliya iravuga ngo nuko Adamu amenya umugore we Eva. Nakazi naburi yaramenye ngo maze asaminda. Gororo karabaye, mwirinde kumbwira amazina yanyu mutaza kurangira musamyinda. Nicyo bavugaga se? Ni izina yaramumenye, oya izina n'ubundi niwe wari warimuhana. Turi kumwe? Icyo baba bavuga ni ikiherero. Kuba Adamu yamenye umugore we, biravuga ngo ntabwo yamenye gusa izina,
ahubwo yamenye umubiri we, yamenye the soul, ibiri mu marangamutima ye, mu bitekerezo bye n'ahandi, ndetse n'ibiri mu mwuka we. Kamba mbashorere mbajyane na kure cyane. Iryo ni ryo jambo banakoresha batubwira ngo tumenye Imana. Imana si uyimenyesha umubiri. Oya, it's deep down in your spirit. That's how the sexual intercourse, it's not just a physical exercise. It's not just a physical relationship. Ntabwo ari ibintu bikorwa n'umubiri gusa, ahubwo ni ibintu umuntu akoresha n'ibirenze umubiri gusa. Muracyankurikiye? Saba abandi basore babiri baze hano kugira ngo baze kumfasha kwerekana icyo ngiye kwerekana. Abasore babiri muhumure rwose, muze mwihuse. Abasore babiri mungirire vuba twihute tuvana. Urakoze cyane mwene data. Hagira unduza. Urakoze nawe. Imana igumugisha. Ndebera amitaka. So, aba baje nyuma rero bo tugiye kubaha ikindi kiraka. Ikiraka tugiye kubaha, umwe muri bo ahagarara inyuma y'aba bantu. Mwene da. Ugiye guhagararira ugiye guhagararira Imana. Uyu mutaka uhagarariye ya Zaburi ya 91 ivuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose, ngo ndabwira Uwiteka ngo urumutabazi wanjye, uri igihome kinkingira, Imana niringira. So iyo turi aho tuba dutekanye. Turacyari kumwe? Ariko hari n'undi mutaka. Mvande wihangane nyine, nawe ugiye guhagarara undi muntu witwa Rusofero cyangwa Satani. Nawe ajya besha abantu, egera hano imbere n'aba nabo batwikira. Ajya tubeshya akatubwira ati nanjye buriye uko Imana itwikira bayo, ariko ubegera ubatwikire neza. Uko itwikira bayo nanjye buriya nabeshya abantu uko mbatwikiriye. Nkababeshya ko nanjye I can cover you. I am also able to cover you. Mwene uyu mutaka muri iki gihe cy'iki hari ikibazo utera, n'akayaga kanyuramo nta kibazo, ariko mu gihe cy'imvura uyu mutaka nta kintu kumariye. Ibyo rero nibyo ujya wumva abantu bavuga gukizwa, ukabica amazi, ukavuga uti ko wiga nanjye nkiga, ukavuga uko nsinda nawe ugatsinda, rimwe na rimwe nkanakurusha, wowe ibyo ngibyo urabizana gute? Mu Kinyarwanda bavuga ngo umwijujuto w'ikinonko ugira ngo imvura ntizawe. Buriya rero baba bakubwira ngo nyaboneka kizwa, uve munsi y'umutaka wa Satani, wimuke uze hano munsi yo gutwikirwa n'Imana. Ariko hariya benshi twanga kuvayo tuvuga ngo nanjye barantwikiriye nta kibazo, nanjye nta kibazo mfite, ndiga ndeza ndatsinda ndatsindwa, byose ni bimwe. Ariko ujye umenya iki, burya Imana yacu igishyiramo imiyaga cyane ikagushiriza imvura ngo ababi n'abeza, ariko ngo hari umunsi byose bizasobanurwa ubwo twese tuzagera mu rubanza. Reka rero nsobanura ikindi nashaka gusobanura nzana aba bagabo hano. Uyu mwene data na mushiki wacu bakoranye igihango cy'urushako, ni ukuvuga ni umugabo n'umugore basezeranye imbere y'amategeko n'imbere y'Imana, imiryango irabyemeza, iravuga ngo tubahaye umugisha, mugende mutangire urugo. Turi kumwe? Aba ni abantu b'abajama bihuriye muri pati, hanyuma barangije baravuga bati tubirangize. Bamaze no kubirangiza baravuga ati nta kibazo, tuzajya duhora twibonanira uko twiboneye. Muracyankurikiye? Bivuga ngo nta gihango cy'urushako bafite, ariko batwikiriwe n'uyu mugabo. Mu nkurikire icyo nashaka kubabwira muri iki ngiki, gukora imibonano mpuzabitsina kose ni igikorwa cyo kuramya. Noneho muraza kuntera amabuye. Imibonano mpuzabitsina yose ni ukuramya. Iyo ikozwe hagati y'umugabo n'umugore bafitanye igihango cy'urushako, baba baramya Imana, kandi Imana ibaha ibyo ifite ariyo migisha yayo. Hano ntawe ugira ubwoba ngo none nawe amuteye inda, hano ntawe ugira ubwoba ngo none baba babimenye, none naba mwanduje imitezi. Oya, reka nongereho n'akandi. Hano ushatse wanatera haleluya. Ngo hari umugabo wabonanaga n'umugore we, umugore wararyoherwa, umugore aryohewe ati haleluya, umugabo amujyana kwa pastor. Amujyana kwa pastor avuga ati pastor rero mfite ikibazo. Uyu mugore avanga amasaka n'amasakaramentu, ati tuba turi mu gukora ibintu by'ibishitani, hanyuma nawe akazana kuzana mu Imana. Ariko kubera ko yari atarasobanukirwa ngo kuva bafitanye igihango cy'urushako, reka baramya Imana,
gutera haleluya biremewe kubera iki ni ukuramya Imana kandi ni ukuyisingiza. Mva ikindi nashakaga ko wumva, iyo wamujyama na wamujyamakazi nabo bakoze imibonano mpuzabitsina nabo ni ukuramya, ariko bo baramya nde? Baramya Satani. Ni nayo mpamvu icyo afite ari cyo ashobora kubaha n'ubwoba batabimenye. Uzarebe ukuntu basohoka muri loge, ntawe usohoka muri loge yemeye agenda muhakabizo ishwi, abanza umwe agacunga akaba aranyuzeho, undi nawe agacunga kubera iki? Kubera ko ntabwo bari covered no gutwikirwa n'Imana. Uzarebe birangira avuze oya we, none se uziko ntabonye imihango, uziko noneho byagenze gute, none yabaranteye inda, none yababageze gute. Ibibazo bibari byinshi hano. Kubera iki? Kubera ko ntabwo bari well covered. Ubatwikiriye ni Satani, niwe baramije, kandi icyo afite nicyo ashobora kubaha ni umuvumo. Nicyo ngicyo yashobora kubazanira. Muracyankurikiye kuri ibi bintu? Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo rero nerekana kandi kantu indi ntambwe imwe. Ndayerekanira hehe? Yego, nzanira peanut butter na honey. So Bibiliya yavuze ngo iyo dukoze imibonano mpuzabitsina duhinduka umubiri umwe. Benshi rero iyo bavuze ngo ni umubiri umwe, hari igihe bitugora kubivisualiza mu bitekerezo byacu ngo tubikurure. Kuko ndi hano Rusizi, mugore namusize ejo iyo ngiyo za Kigali, ariko turacyari umubiri umwe nawe. Ibyo rero Imana yashakaga kuvuga nibi. Iyo telefone mbabarira uyishyire muri hariya. Uyu mujyama tugiye kumwita ko ari Mr. Peanut Butter. Sibyo? Tega ikiganza cy'iburyo. Iby'Imana yashyize muri we byose bigiye guhagararirwa n'iyi konfitire y'ubunyobwa cyangwa se peanut butter nkuko bayita mu Cyongereza. Bivuga ngo ibye wari we bya bindi bimuranga muhe rwose waguhaye araguhata mushyirireho. Mushyirireho uwaguhaye araguhata ntiwitangira itama. So hanyuma rero mushiki wacu we tugiye kumwita nyine muri iyi minsi se nimubita ngo ni bacyuki. Bacyuki agiye nawe kuba icyuki. Rambura nawe ikiganza cy'iburyo. Agiye kuba cyuki, umusigireho rwose hose. Mwakwereka bari abantu, rekeraho. Mwakwereka bari abantu, uyu ni buki gusa, uriya nawe ni peanut butter. Okay. Naho rero nimusuhuzanye muhinduka umubiri umwe. Mubivange rwose, mubivange. Ngaho murekeraho, murekurane. Ngaho nibabereka. Uyu aracyari cyuki gusa, uriya wese aracyari konfitire y'ubunyobwa gusa. Ubu rero bashobora kuva muri loge, tuvuge ko bari bibereye muri loge, hanyuma uyu nguyu agahita avuga ati uziko nabonye buruse ihita injyana no muri Australia. Uriya nawe agahita avuga ati nta kibazo, jewe nzaba meya wenda y'amasheke cyangwa se ahandi. Uyu akigendera akajya Australia, ariko ntabwo agiye akiri cyuki gusa, agiye ari cyuki kivanze na peanut butter. Hari ibye yatwaye, hari n'ibye yatakaje. Nicyo gituma biboneka twirinde imibonano mpuzabitsina, kuko ukoze icyo cyaha ngo ibindi tubikorera inyuma, ariko iki cyo tugikorera imbere. Ngo kandi ukoze icyaha cy'ubusambanyi abacumuye ku mubiri we. You are sinning against your own body. Why? Hari ibindi bintu uri kwakira birenza amasohoro, birenza biriya. It's not just the physical you receive, but there is also the spiritual, there is also the emotional. Murankurikiye bantu b'Imana. Ibi rero nibyo Bibiliya itubwira ngo twirinde ubusambanyi. Niko Bibiliya yatubwiye mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere igice cya 6:15 ngo mbese mfata ingingo za Kristo ngende nzihuze n'amaraya. Kubera iki? Ntabwo bahinduka umubiri umwe kubera ko bafitanye igihango cy'urushako gusa. Niyo ugiye muri loge ntabwo muhinduka. Abangaba nabaretse mpindura bariya kubera ko banongeye kubakoresha ikindi mu gihe bano bagiye kwihanagura ubundi bagasubira mu myanya yabo. Imana ibaha umugisha, babaha akantu mwihanagure hanyuma musubire mu myanya yanyu. Hanyuma n'uwari uhagarara Imana nawe arakoze cyane, Imana imuha umugisha. Hanyuma bariya bo babe bagumye hafi. I hope you have seen icyo Bibiliya ivuga cyo kuba umubiri umwe. Uburyo hari ibintu by'abandi wakira, hari n'ibintu byawe nawe utakaza.
ibi byagusobanurira wenda reka mbivuge muri ubu buryo hari ushobora kubyumva muri ubwo buryo. Mu murimo dukora tujya dufasha abantu gukira ibikomere baboshywe n'ibintu bitandukanye kubohorwa. Ukabona nk'umunyarwandakazi utarigeze akandagiza ikirenge no mu ndege afite imyuka y'abahindu. Kibaza imyuka y'abahindu yayivanye, ariko wazajya ugasanga uwo yasambanye nawe iyo myuka niyo yari murimo, none nawe yarangije yakiriye icyari muri wa wundi. Kubera iki? Bahindutse umubiri umwe. Nubwo bahise batandukana ariko baracyari umubiri umwe. Akaba ariyo mpamvu bivuga ngo zibukira icyaha cy'ubusambanyi. Kubera iki? It's not because God wants you to not enjoy life. It's not because God wants to prevent you to have fun, but it's for your own protection that he is saying, run away from sexual sin. Iruka, hunga. Umere nk'umusore witwa Yosefu. Yosefu we umugore yari yamwitereteye. Ubundi abenshi barushywa no gutereta. We bari bamwitereteye umugore w'umwafande usobanutse. Urumva abajepe n'abantu b'abasirikare ntago bajya bisondeka iyo bigeze ku bagore. Bashaka abagore beza. Ntabwo nshidikanya ko muka Potifari yari afite ikimero cyiza cyane. Ariko abwira Yosefu ati turyamane. Ndaramubwira tumva rero hari amabara atabera imbwa, ndi umunyagano muri iki gihugu, ariko singiye kubigenza gutyo. Kubera iki? Kubera ko natinyuka gute gukora icyaha kimeze gutyo mu maso y'Imana yanjye. Abantu bashobora kutabimenya, ariko Imana yo irabimenya, kandi n'umubiri wawe nawe ubwawe uzagenda ubimenya. Kubera iki? There is something you receive, but also there is something you lose by sexual intercourses ziturutse hariya hirya. Muracyankurikiye bantu b'Imana? Turacyari kumwe kuri izi ngingo zose. Okay. Munyemere rero turuhure wari uhagarariye Satani, kandi tunamusabire ngo ibyo uwo yarahagarariye ntakomeze kumuhagararira mu buzima busanzwe, ahubwo abo Imana yagambiriye kwaba nibyo twamwatuyeho byose Imana ibimukize mu izina rya Yesu. Ndashaka kwerekana indi demonstration noya, hanyuma dufata umwanzuro dusenge, hanyuma mbaho umwanya wo kuba mwabaza ibibazo. Aba bantu bihangane baze hano hagati. Nkuko twabivuze, ni abantu wenda bashobora kuba barahuriye muri campus ya Rusizi, bakaba baraho ngaho nta na gahunda bafitanye, ariko bagiye kureba basanga nyine umwe yateye undi nda. Sanze umwe yateye undi nda, aravuga tumva rero iwacu banyise bambwiye ko iyo twakoze amakosa dufata responsibility. Nubwo nagukunda nkujyanye mu magotu, kubera ko sinzemera wandavura kandi utwise umwana wanjye. Turi kumwe? Vuge ko bagiye kwa pastoro, ntabwo ndi buvuge ko ari umushumba dufite hano cyangwa se abo mufite hano, bagiye kwa pastoro cyangwa se ahandi bagiye hose. Ariko bahageze barabana, barabasezeranya, ubuzima burakomeza. Ariko bageze mu rugo ibintu bimera nabi, ibintu birazamba. Akajya bavuga ariko se bimeze bite? Ndagira ngo rero mbereke some of the things that happens iyo dukoze ibintu bimwe na bimwe dukora tukabyita ibisanzwe. Iyo tubana n'abandi tukaba nta kibazo dufitanye, burya hari a bond that comes between us. Ukumva umuntu usigaye umwiyumvamo nawe asigaye akwiyumvamo, siko bimeze. Ariko hakazagera igihe kubera ko muri gufatanya gukora ibyaha, hakazaho another part muri relationship yanyu itanejeje Imana. Ibi tubigereranye na kwa kundi basambanye. Turi kumwe? Niba barasambanye rero, bari basanzwe bafitanye umubano utari mubi, bigaragazwa na wa murunga mwiza, ariko kubera gusambana haje n'uyu murunga mubi hagati yabo. A very ungodly soul tie between the two of them. Turi kumwe? None se ko bageze mu rugo bagashwana, byagenze gute? Dore icyari cyarabaye, ngira ngo nawe ucyumve kigutere kuvuga ngo I'm going to do my best to keep myself pure in the sexual area. Babajije uyu mugabo baramwegera bavuga batari ko se ikibazo ufitanye n'umugore wawe buriya gituruka he? Mwebwe ubundi amateka yawe nayaye? Uyu rero agiye kubabwira aravuga ati buriya rero ntimundebe gutya. Na mbere ye nari haye akabyiza ku bakobwa ntazi n'umubare. Ngo rero hagire nk'abakobwa nka batatu bihangana baze hano. Mumfashe kandi mwanyemereye. Twavuze ko dusezerana mu matora kugira ngo no mu mataha tutaza gushondana. Mureke rero
batatu twemeranye, abakobwa batatu bihute baze hano mbereke, hanyuma ubundi turahita tugana ku musozo, hanyuma byihute. Abakobwa batatu nyabuneka ntwari z'Imana, nyamara mushatse mwaza kubera ko namwe bibafitiye umumaro. Yari yarabonanye n'uyu, fata ujya inyuma ye, abonana n'uyu wa gatatu ari hehe, aba nabo yibuka wa gatatu ari hehe, nyabuneka ngwino hagize uza rwose akadufasha muri demonstration. Urakoze cyane. Okay. Noneho bakamubaza bati ese ni nabo gusa, nabo nyine nabo bakobwa gusa? Akavuga ati oya, hari na sugar mami nari narinjiye, ariko we ntibyatinze, ariko twamaranye nk'amezi 2. Sugar mami yihutaze hano. Nta sugar mami, bantu b'Imana mwamfashije tukabona uko tuvanga. Sugar mami tambuka. Urakoze cyane mushiki wanjye, agiye kuhagararira sugar mami. Nkurireho karakameza. So mu rundi ruhande aba ba sugar mami, uyu sugar mami ntabwo ari we yari yaragize, yari yarabohoje wenyine, yari yarabohoje n'abandi basore. Hagira umusore, abasore nka 3 rero baze sugar mami yari yarabohoje. Urakoze cyane. Umwe no muri abo basore yari n'umutinganyi. Wisuka atamvuza abatinganyi, nayo ngize nguraje. So umwe muri bo yari umutinganyi. Okay. Ubwo muri bugerageze gusa n'abagaruka kuri runo ruhande. Ubwo hano twakomeza buri wese tukagenda tumucomekeraho abandi, kuko muri aba yari yarabonanye nabo, ntabwo bose ari we babonanye nawe gusa, ahubwo nawe buri wese yari afite urundi rushene rw'abandi bantu baza hano. Ubu nawe twamushyiriraho bikagenda bikagera iriya, ariko kubwo umwanya turi bugarukira aho ngaho. Bajya ku ruhande rero babazanye n'umukobwa bati se madamu wowe ko mushwana, wowe ibibazo bya bimeze bite? Ati mva rero jewe ibyanjye imbwa zabirwaniyemo hakiri kare, bamfashe ku ngufu mfite imyaka 8, nagiye kwa nyogokuru, hanyuma mubyara wanjye abari bumfata ku ngufu. Uwo mubyara we rero yihutaze hano, wamufashe ku ngufu. Urakoze cyane, urakoze cyane. Hanyuma atese nibyo gusa wabayemo, nibyo byabayemo? Aturumva nyine, urabona nari nkuze, hanyuma barandangira ngo barandoze, ngo baranzinze, ngo nzajye ku mupfumu ngo azamfubure, kandi uwo mupfumu ngo yari yitwikiriye ko ari umuhanuzi, kandi nageze iwabo w'ubuhanuzi nyine. Iyo ni inkuru yo iri nareyeri nzi, yaho umuhanuzi yabeshye umuntu ati ndagupfubura kugira ngo uzakunde ubone umugabo. So uwo muhanuzi rero yihute w'umupfubuzi, uwo muhanuzi w'umupfubuzi w'umupfumu ariko yihutaze hano. Ndamubuze pe mu kigo kingana gutya, mbega abantu ko tutangiye gushondana se. Urakoze cyane. Wa muhanuzi w'umupfumu yaje hano, yabonetse n'abandi. Reka tuvuge ko uyu muhanuzi w'umupfumu atari uyu gusa yapfubuye, ahubwo yapfubuye n'abandi bashobora kuba barenga na 12. Hagire 2 wenda baze babahagararire, niba hari indi migozi 2 baze bahagararire abo ngabo yapfubuye, wa mupfumu yapfubuye. Aba ntacyo ngwino n'abasora arabapfubura. Uyu mupfumu nini hatari, n'abasora arabapfubura rwose, we ntarebaho. Mukurikire rero, dore icyo nashaka kubereka. Umunsi w'ubukwe dushobora kuba twebwe twarabonye abangaba 2. Harya turirimba izihe ndirimbo ku munsi w'ubukwe? Bambaye ibyera, bambaye ibyera we, bambaye ibyera baraje, bambaye ibyera we, bambaye ibyera bambaye ibyera we, bambaye ibyera baraje, bambaye ibyera we, bambaye ibyera baraje. So ibi byose bigusobanurira, mukurikire mu nyumve, ibi byose bigusobanurira impamvu abantu baba barishe rishusho, yagera mu rugo agatangira kumva yicuza ngo kuki narongoye uyu muntu, agatangira kumva hari undi yajyaho. Kubera iki? Aka kavuyo kose yakajyanye mu rugo iwe.
yari yarabayeho ubu buzima, ibi byose abijyana mu rugo iwe, ku buryo n'igihe ari gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore we aba ari gutekereza kuri wa shuga mami, akavuga ati wowe urambihiriza, ntabwo umeze nka shuga mami. Ubwo umugore agahita yumva aciyuwa amazi, ahindutse ibitika, akavuga ati ubusemeze, rega nawe ushobora no kumufata ku ngufu, kubera ko nawe umeze nka mubyara wanjye wamfashe ku ngufu mfite imyaka 8. Ubundi urugo rugasenyuka, nta atari uko baburaye, atari uko bapfuye isambu, atari uko bapfuye ikindi. Kubera iki? Kubera akakavuyo kose bemereye ko kaza mu buzima bwabo, bakaba bagiye baranakajyanye no mu rugo. And hear me here, brothers and sisters, iyi Imana ivuga ngo uzibukire gusambana, this is part of what he is preventing you to have in your own life. Ibi ni by'ibikubwira ngo ese nutanigirira n'impuhwe basi, nta nubwo uzigirira uwo muzashakana. Mbese ukaba uvuga uti sha ngewe ndi ikibuga buri wese azagakiniraho, muze mukine, ubundi ibyo muzaba musigaje nzagenda mbishyira uwo muntu nyine ngo nzaba nakunze, mubwire ngo sheri abandi bihaye akabyizireba nawe niba hari icyo basize. That's not love. Urukundo ni uruvuga ngo, ari indirimbo yo mu Kinyarwanda ivuga ngo agaseke kageze gute karapfundikiye, nzagapfundura ari uko bigize gute, ari uko waje. Ariko twebwe we are not even thinking about who we will marry, ngo bigutere kuvuga ngo ngiye kwirinda kugira ngo iryo joro rya mbere rizabira ijoro rya mbere ry'imibonano mpuzabitsina, mvuge ngo Mana warakoze kundinda kubera ko aka gaseke ngiye kugapfundurana n'uwo wampa. So at least nutanikunda we ku giti cyawe, tekereza uwo muzabana. Twiga i Butare habaga ibintu bitaga ngo nugusirikiriza bakagusirikiriza, ariko ntimuzabyadukane hano, n'umuco mubi. Umuntu akazana uwo baryamana mu cyumba, ubwo nyine wowe ukaba ugomba kubusirikira ubeyabeya, kuko ntabwo wemerewe kujya mu cyumba yakinze. Nabanaga n'abantu bameze gutyo, umunsi umwe agahinda karanyica ndabivamo. Icyanteye kugira agahinda ni iki? Burya umuntu wo muri kaminuza mwabyemera, ariko batangiye kuzana abana muri segonderi, ndabicaza ndababwira ngo mva rero, you are not going to do that to me. Ngewe wirinze ngo ugende wangize n'aba bana, utazi n'uzaba umugabo wabo, and I'm here, I'm watching you doing it. Ndavuga ngo ibi bintu nibizongera, uzibeshya kongera kugira umuntu azana hano, I will report him, kuko icyo gihe uyo bagufataga mugenzi wawe yakuripotinze baragucyuraga byanze bikunze. And they changed, bashaka handi bajya gukorera ibyo, ariko batakibikoreye mu cyumba cyane. Kubera iki? We have to protect one another. Gusambana kwawe, don't think it will not affect me. Bizanya affect umunsi uzaza gusaba umukobwa wanjye, cyangwa umwana wawe akaza gusaba umukobwa wanjye, it will affect me. Umwana wanjye byamugizeho ingaruka. Niyo mpamvu gusambana kwawe gufite ramification nyinshi zirenze nizo utekereza ngo ni ya minota 5 mwamaze mubeshyana, wowe ukaza ugahaguruka n'undi agahaguruka. All of this is really impacting you. Are you still following me, my brothers and sisters? Ikindi nshaka kubabwira rero muri bingi, tekereza no kubana bawe ko nureba nabi, uyu niwo murage uzaba. Kubera iki? Murabizi muri Abanyarwanda nta miryango tuba tuzi se, bavuga ngo nuwiga gukamba menya gukamba sambana. Kubera iki? Nibyo base bakoze, nibyo basekuru bakoze, nibyo basekuruza bakoze, none nabo icyo kintu cyitwa ubusambanyi kibariho, kibicayeho, ni ikintu kibamereye nabi. N'udasambanye ahora arwana n'umwuka w'ubusambanyi. Niba utanikunze, kunda uwo muzabana. Niba utanikunze, kunda umwana wawe, ntuzamurage this kind of life. Cyanyuma nshaka kuvuga rero, ari nacyo Bibiliya yavuzeho, hanyuma nkavuga uko twakira ibi bintu bundi tugasenga Imana. Bibiliya yavuze ngo remember your body is not yours. Uyu mubiri ufite ntabwo ari uwawe. Yesu yawutanzeho ikiguzi cy'amaraso ye. Bityo rero ibuka kuri urusengero rwa Kristo. Paulo yavuze ngo
none mfata ingingo za Kristo ngende nzihindura ingingo za maraya. Aravuga ngo hoya, ngo mwaguzwe igiciro, mwibuke ko muri insengero z'umwuka we Imana yashyize muri mwe. At least nibikunanira bya bindi byose, menya ngo hari Imana izaguhamagara ikakubaza icyo wakoresheje the body he had given you. It's not for sexual sins, but it's for purity. Turacyari kumwe bantu b'Imana. Ese hari hope ku muryango nk'uyu nguyu? Hari ibyiringiro ku muryango nk'uyu wakira? Birahari, kubera ko ntabwo naje kubabwira amakuru mabi gusa, naje no kubabwira amakuru meza. Niba waranabayeho ubu buzima, there is still hope yuko guhera uyu munsi Imana yakuboho. Bigusaba ibintu bitatu gusa. Cyambere no kwihana, kwatura, kwihana no kubabarira. Ngibyo ibintu bitatu bigusaba. Kwatura ngo narasambanye nkoresha umubiri wanjye iby'Imana itari yarampaye kubikoresha. Icya kabiri ni ukuvuga ngo simbyatuye gusa, ahubwo mbiteye n'umugongo. From now on I will never walk that way. Icya gatatu rero, kubabarira babandi bagiye babigufashamo, babandi mwasambanye bose, baba pfumu, baba nyirarume, baba shugamami, baba kobwa tamenye n'umubare atibuka n'amazina yabo. Kubabarira ukavuga ngo Mana mbabariye babandi bose twakoranye imibonano mpuzabitsina, twasambanye, reka tureke no kubibatiza, twasambanye kubera ko bamfashije kugucumuraho, but I choose to forgive them. Ukubabarira rero, ibyo biguha uburenganzira bwo kubwira Yesu ngo nyabuneka Yesu, ciye imigozi yose yampuzaga n'aba bantu, ciye imigozi yose yampuzaga n'aba bantu, ciye imigozi yose ugenda uyicagagura yose, hanyuma twongere tube abantu bari free. Murabona bari free? Oya, baracyafite ikibazo hagati yabo. Benshi abinyuma mujye kwicara, mwakoze iyo migozi muyisige hariya, hanyuma mubakomera amashyi ariko ko badufashije muri iyi demonstration. Benshi muri twebwe dukunze kugira imitekerereze ivuga ngo kuba narakoze icyaha cy'ubusambanyi nkabana n'uwo twasambanye bita bikuraho icyaha cy'ubusambanyi twakoze. N'abashumba benshi niko babitekereza. Naho mpamvu umuntu iyo yatwise bahita bamubwira ngo ntacyo, mwe mushakane gusa mutegura ubukwe tubakingire birangire, nta kibazo birabigize. No, icyaha kivanwaho no kukihana gusa, ntabwo kivanwaho nuko wakirengejeho ibindi byiza. Ibindi byiza uri bukore bifite icyo bivuze kwabyo, ariko ntabwo bivanaho cyacya. Bakeneye rero kwihana kuba barasambanye mbere y'urushako. Turi kumwe? Bakanababarirana, bityo bagasaba Imana ngo Mana dukurireho wa murunga mubi wari hagati yacu. Ariko kuko basigaranye umurunga mwiza, uzi ko bashobora no gusaba Imana ngo Mana komeza uyu murunga mwiza uri hagati yacu, dukomereza urugo rwacu, dufashe kongera kurebana, kubera ko urumva umwe yabagareba mugenzi we ariko agatima kari kuyebaheha kajya kuri babandi. Ariko ubu noneho bashobora gufokasinga ku rugo rwabo. Ingo nyinshi zisemwe niki ubwo rwawe rutarajyamo. Ndakwinginze rekure nturusenye rutaranabaho umuntu wanjye, winarusenye utarabona n'uwo muzarwubakana, kuko sexual sin zitangira kwica urugo hakiri kare. Muracyankurikiye bantu b'Imana? Ntabwo narangiza ntavuze kuri iki gihe. Muri iki gihe ntabwo ibibazo biri muri sexual relationships gusa, biri muri sexual intercourses. Ubu haje pornography, aho abantu birirwa bareba amashusho y'urukozasoni. Ibyo nabyo birakudefiringa. Ababireba nimwemeranye nanjye, ndabizi bashobora kuba bari hano, ariko murabizi uburyo bigusigara mu maso. Ubu utakireba abantu ngo babone nk'abantu, ubabona nk'ibikoresho byo gukoresha sex gusa. Hari abandi bikinisha, hari abandi bari mu bundi buhenebere butandukanye. Ubu noneho ngo hari n'ibindi byaje, aho abantu basigaye bagura ibyuma bire electrique bimeze nk'igitsina cy'umugore cyangwa se cy'umugabo. Ibyo byose ni ubuhenebere. Whatever you do, ibyo byose iyo ubikora, ubukora fantasy yo mu mutima, yo mu bitekerezo. Ari abimasturba, ari abakoresha ibyo ngibyo, ari abajya muri pornography, bose this applies to them. You are defiling yourself. You are defiling yourself. And remember, you are not your own. Imana niyo yakuremye nkuko twatangiye tubivuga.
bityo rero he has a right to say watch out. Murakoze cyane. Mwamfasha tugakomera amashyi aba bantu. Ndagira ngo nsenge hanyuma dufata akanya ko kubaza ibibazo niba hari bihari, ariko niba nta bihari nta kibazo. Birashoboka ko habura aha ngaha kabuvuga uti karabaye, kabuvuga uti I have defiled myself. Ndabizi bishobora kugutera isoni zo guhaguruka, ariko ndagira ngo mu mutima wawe baducurangira ugira ikintu ubwira Imana. Niba ushaka kuyaturira uyaturira uyibwira uti Imana mbabarira kuko nagucumuyeho, nacumuye kuyo mu ijuru, ncumura ku mubiri wanjye, ncumura kuwo tuzabana ntaranamubona, ncumura ku bana banjye ntaranababona, ariko uyu munsi mpisemo kubireka, uyu munsi mpisemo guhinduka, uyu munsi mpisemo kubabarira babigizemo uruhare, ariko naniyemeje kugendera mu kwera guturutse mu ijambo ryawe. Senga nawe wisengere muri ubwo buryo. Imana Data, Imana isumba byose, Imana iri hejuru, ya yindi yareturemye, umuremyi wacu, umuremyi w'ijuru n'isi, twongeye kuza imbere yawe duciye bugufi. Turatsinzwe mu mitima yacu yuko twakoze ibyangwa n'amaso yawe, twagendeye mu by'ubusambanyi by'uburyo butandukanye, rimwe na rimwe twumva ari rights zacu, rimwe na rimwe twumva now I can. Oya, utwibukije ko turi abo waremye, twibukije ko utaturemeye ibyo, ahubwo wadushyireho imbago. Uravuga ngo bizabe hagati y'umugabo n'umugore bafitanye igihango cy'urushako. Nk'amaho twagiye hanze y'ibyo dusabye imbabazi, turakwinginze ngo tubabarire, turakwinginze ngo tubabarire, turakwinginze ngo ntutubabarire gusa, ahubwo dukureho no gukiranirwa kwacu kose, utweze udutunganye. Mwami, ari abagiye mu busambanyi, ari abagiye muri za pornography, ari abagiye muri za masturbation, ari abagiye mu bundi buhenebere bw'uburyo butandukanye, twese turi imbere yawe tukubwira ngo tubabarire Mwami, tubabarire Mwami. Ariko ngera unatweze, weze ibitekerezo byacu, weze imibiri yacu, weze imitekerereze yacu, weze umwuka muntu wacu, our human spirit, kugira ngo twongere kuba turi clean imbere yawe. Kandi ugutwejeje twemerere tugusabe ngo twuzuze umwuka wawe wera. Mwuka wera ngwino twuzure, mwuka wera ngwino twuzure, udushoboze, ujye udukomanga, ujye utwibutsa n'igihe twashaka gusubirayo, ujye utwibutsa, tubwire ngo oya nibikwiriye, ntabwo ukiri uwawe ngo wigenge, ntabwo ukiri uwawe ngo wigenge. Birashoboka kuri aha ngaha kabuvuga uti niyo Mana mwavuze njye sinanayizi, ntabwo mfite aho mpuriye nayo, numva bayivuga ariko nta mubano mfitanye nawe. Ariko ukabuvuga ngo nabonye aho ntuye muri wa mutaka utobotse, ariko ndashaka kwimuka nkajya gutura mu mutaka mwiza, kuko aho niho wavamo imbaraga zo kunesha kamere y'icyaha iba muri twebwe, kubera ko niho uhererwa umwuka w'Imana ukagufashisha kunesha. Niba uri hano ukaba wifuza kwemerera Yesu utangira kugenga ubuzima bwawe, reka ngusabe wowe uhaguruke tugufashe gusenga, nawe utangira urugendo rwo kwemerera Imana ikayobora ubuzima bwawe, urugendo rwo gucira bugufi icyo Imana ivuga ku buzima bwawe. Kuri uwo yaremye ikuremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Hari uwabahari ngo tumufashe gusenga, ntibigutera isoni. Niba ubishaka ukaba wumva umutima wawe ubikwemeza, ntubikore kugira ngo mvane mu isoni, oya, nihataboneka n'umwe rwose I'm okay with it. Ariko ubaye uhari ukaba wifuza kubwira Yesu ngo nguhaye byose, nibugusaba uhaguruke tugufashe gusenga, kuko ni icyemezo cyiza. Imana iguhe umugisha. Nturebe wahagurutse, nawe niba ushaka guhaguruka uhaguruke tugufashe gusenga.
hari undi uhari ntacyo turasengera uyu mwene data tugusengera turanakwinginga ngo abayobozi baze kukwegera baguha umwanya wo kwatura baguha umwanya wo gusaba Imana imbabazi banakomeze no kugusengera kugira ngo icyemezo wafashe Imana ikugire neza. Mwami Imana dusengeye uyu mwene data uhagaze hano imbere yacu yasanze atuye mu mutaka wa Satani ariko uyu munsi ahisemo kuvuga ngo agishaka kwimura ifishi akajya munsi y'umutaka w'Imana hahandi hari ugutwikirwa hahandi hari mu bwihisho bwisumba byose. Turamusabiye mu izina rya Yesu ngo umwuka wera wamwemeje agahaguruka akomeza amwemeze no kwatura ibyaha bye no kubireka ndetse no kwiyemeza kwemerera Yesu ngo agenge ubuzima bwe. Mwuka wera winjire muri we, mwuka wera umushorere, mwuka wera ugendane nawe, mwuka wera umwuzure rwose. Kandi nkuko wahinduye ubuzima bwa benshi nanjye ndimo nawe umuhindurira ubuzima kugira ngo azabane nawe mu bwami bw'iteka ryose. Urakoze Mwami, mugisha ube kuri we, mugisha wawe no kuwaba yasenze iryo sengesho ariko mu mutima we, ariko umuntu amutere n'ubugabo bwo guhaguruka akavuga ngo nanjye cya cyemezo nagifashe. Icyubahiro kibi cyawe, ubwami bwawe buze, imbaraga zawe zikomeze kugaragara hagati muri twe mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane, niringiye ko abayobozi bamubonye. Good. Ngira ngo n'umwanya w'ibibazo kandi nitubirangiza muraza kuza kutwemerera tuze kugenda kuko dukeneye kujya kwigisha handi Karongi kuri uyu mugoroba. So hari ibibazo twabyakira bitewe n'umwanya wenda wabo hari tukaba twagira uko tugera. Ndashaka kureba bafite ibibazo kuko sinkunda ibibazo biri inspired n'ibindi yavuga ikintu ugahita wumva hari kandi wakongeraho. Oya cya kindi kiri kukurya ubu ngubu nicyo nshaka. Ababifite rero bazamure, abo ngabo nibo ndi bwakire bwa mbere gusa. Dufite 1 2 3 4 nabo ngabo bagiye kubaza ibibazo. Ni haba hari umwanya turi buze kugaruka tuhere ku bandi. Kaduhere kuri mwene data kuko yabaye wa mbere mu kuzamura ikiganza cye. Urasa ku ntego kugira ngo twihute. Ngewe ndabanza gusaba buri bantu gusaba buri muntu wese agahuza ibiganza kugira ngo dushimire pasiteri wacu cyane mu bikore cyane kandi tunashimire n'Imana. Imana izaguha umugisha. Wanejeje cyane ariko nasigaranye ikibazo cyo kubaza. Wenda uri umusore, ni ikibazo natangiye kubaza. Uri umusore urakijijwe, usanzwe usenga Imana utumbira umusaraba. Ese uramutse ubonanye n'uriya mukobwa mugahura mugakundana ariko ari umunyamakungu azaba asore 20 mukagera ku rwego rwo kubana mu rugo, zanzitizi zikaza, wabigenza ute? Wabyitwaramo ute? Kandi wowe warakiranukiye Imana. Murakoze cyane. Buriya niyo mpamvu gira inama abasore n'abakobwa bashaka gushakana, munyaboneka mujye mubwizanya ukuri. Ntacyo bitwaye kubwira umuntu ngo umuntu ugiye gushaka dore uko ameze. Ntabwo ndi mutagatifu wera Mariya, oya, nakijijwe nkuze cyangwa se byambayeho, ariko uwo ni we ndiwe. Kumenya ibi naberetse biguha uburenganzira bwo kumenya ngo ashobora nawe kubohoka. Bityo yarabohotse, ubugize amahirwe yuko mwakomeza mukagendana. Utarabimenye mukagera mu rugo akabikwemerera, akayemera kubyatura, akemera kubireka, nabwo yabohoka mukaba mwagendana. Ingorane ihari ni iyi, ni igihe wabihishe. Iyo wabihishe ukarinda mugera mu rugo, no kugira ngo akongere kukugirira icyizere biragora. Niyo mpamvu rero biba byiza ko mbere yo gushakana abantu bakeneye kubwizanya ukuri. Ntibabeshyane ngo urabona, oya, cyane cyane iyo mwahuriye muri za korari na za kizose na za jebeyi n'ahandi ugira ngo mwese mwavutse muri abatagatifu. Oya, uwo muntu ugiye kuzashaka cyangwa se uzashaka asa na Mariya ariko ntabwo ari Mariya. Nawe usa na marayika ariko ntabwo uri marayika. Birashoboka ko ushobora kuba ufite ibyo wanyuzemo nawe afite ibyo yanyuzemo. Kuba bifite rero ikibazo si ikibazo ni cyo kumenya ngo azi ingaruka zabyo. Ese yakwemera kwitandukanya nabyo akaba yabohoka? Aramutse abyemeye mwagendana rwose. Ikibazo cyaba ari uko atarabireka, ikibazo cyaba ari uko yabiguhishe kandi bikaba biri ku affecting urugo. Ndakeka bisobanutse.
ariko hari ibyiringiro yuko n'uwabibayemo Imana ishobora kumwubohora aramutse abimenye kandi akihanira kureka, apana guhora yongera gusubirayo. Twageze kwa mushiki wacu imbere ye. Sorry ndakuzunjije cyane ariko nta kibazo. Murakoze. Nanjye ikibazo mfite kifitanye isano n'iki, ariko nkuko ruvuze ngo byaba ikibazo atabyemeye cyangwa se abiguhishe, ahubwo icyo gihe abiguhishe noneho nkawe wakitwara ute, byagenda bite? Yarabiguhishe? Abiguhishe cyangwa se n'urugero nyine uko mugakundana mukabana akabiguhisha, wenda yaba agifite bya benda kururi inyuma, izo nzitizi zikabaho, ntagire uwo mutima wo guca bugufi mve yabirekura cyangwa se akubwiza uko kuri nyine, byagenda bite? Murakoze. Uba warahuye n'akaga ni kimwe nuko yaguhisha ko nyina roga, ni kimwe nuko yaguhisha ko wenda se yakoze genocide, ibintu nk'ibyo. So icyo biba bivuze ngo n'ubundi mufite ikibazo mu rugo rwanyu, kuko urugo rwanyu ntabwo ari ahangaho urugo rwubakiye gusa, rwubakiye no mu bindi byose tutabwirana. Urugo ni urw'abantu babiri bakwiye kujya kubana. Ukabona umuntu asa na marayika ukamwibeshyaho, oya ukeneye no gutwara iwabo ujye kuhareba, nawe umutware wanyu ajye kuhareba, abona uburyo nyoko agira amahane, abona uburyo so ari umusinzi, nagaruka akakubwira umugore wanjye namutwaye iwacu, hanyuma tugezeyo imbeba zimumerera nabi, dusubiye i Kigali ambwiye ngo aracyankunda, ndavuga ni sawa, ubu noneho twakingirwa. Kubera iki? Wabonye aho nkomoka, wabonye uko hameze, wabonye uko tubaho, ariko urakiyemeje ko tujyana. Ariko yo mbimuhisha nkajya mubeshya ngo iwacu ni Muhanga, nkamutwara wenda gusura umutante w'Imuhanga nkamubeshya ko ari aho ngaho, yashoboraga kwemera tukagera mu mago, ubundi umunsi umwe namukonkomora za Nyamasheke akavuga ati oya ibintu ni wabimbwiye, urugo rugasenyurwa n'ibyo ngibyo. Urugo rero rwubakira ku kintu cyitwa icyizere. Icyizere kugira ngo ucyubake wigaragaza ukuri, ntiwishyireho face, ntiwishyireho mask. Iyo wigaragaje ukuri undi agakomeza kukwemera, ibyo bijya byashoboka. Iyo ugize ibyago rero akaba yarabiguhishe, ubwo nyine ubijera kimwe nuko yaba yaraguhishe n'ibindi bitari muri iyi area ya sexual area gusa, kuko harimo n'ibindi abantu bajya bahishana. Hari abahisha ko bafite abana, hari abahisha background z'imiryango yabo, hari abahisha ko ibintu byinshi bitandukanye. Ariko ikiza mwebwe ntago nizere ko ntawe uri hano uzagira ibyahisha cyangwa se wagize ibyahisha. Niba waranabihishe, uyu ni umwanya wo kugenda ukamubwira uti muntu wanjye nje kukwaturira, naguhisha ibi n'ibi, kuko urugo ejo bundi mperutse kubanganira n'umugore wanjye, hanyuma tuvuga kuri ibyo bintu by'ubusambanyi, noneho ndamubwira ntazirongaza ukinyizeye, arambwira tumva rero ntakubeye, wowe mu bantu ntekereza bananca n'inyuma, n'icyo gitekerezo ntikiranca no mu mutwe. Kubera iki? Arabizi ubuzima bwanjye buri open, ntacyo muhisha. Naho ubonye umuntu nkabona ari mwiza, namubwira uzi ko nabuye n'umukobwa mwiza abana, akabimenya nyine akamenya ngo ntacyo nzagenda mpishe hariya, kuko nibitari ngombwa ndabimubwira. So niyo mpamvu rero mbagira inama ngo muzubakire urugo rwanyu ku kintu cyitwa icyizere, kandi icyizere gituruka muri full disclosure. Apana ibintu byo guhisha utuntu muri bya bintu biba byanditse hasi muri footnote bivuga ngo n'amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Oya, reka ibintu byose bibe bisobanutse. Twageze hano imbere. Urakoze cyane. Amazina ni Munza Jean Dodiye. Yego. Ikibazo gifite tuzi neza ko batwigisha mu gihe cy'umubatizo cyangwa turi mu rugendo rwo gukizwa. Baratubwiye ngo iyo umaze kwizera Yesu Kristo nk'umukiza wawe aje mu mutima wawe, biba bihagije? Hari benshi bitwaza bakavuga ngo kuba jye narize Yesu Kristo nk'umukiza muri njyewe bivuze yuko icyo nzagera hose nzagira gutera nzagikora. Bakitwaza n'ijambo rivuga ngo muri Yohani wa mbere igice cya 3 bavuga ngo murebe urukundo rutagira akagero, ngo Imana yakunze abari mu isi cyane ngo rwatumye duha umwana wayo ngo kugira ngo twitwe abana b'Imana. Ese ndibaza ngo hagarara hariya bagukamere, barashaka kugushyira muri kamera, urakomeza uyitera umugongo kandi bashaka ko abantu bakubona. Ndibaza ngo ubwo busobanuro bamwe turimo turiha muri make bwaba ari ukuri kwizera Yesu Kristo nk'umukiza, cyangwa ko yakunesheje ibyaha umaze gukizwa ngo icyo ugezeho cyose ukagikora, byaba ari byo cyangwa ni ukutubeshya? Murakoze cyane. Icyo ni ikinyoma cya Satani,
kubera ko niba wajya gusambana bikemera, ubwo biravuga ko na bya bindi byose twerekanye hano byakunda. Icyo cyaba ari ukuri, kuba warakijijwe bivuga ko byose ubyemerewe, byaba bivuga ngo we nujya gusambana ntibizanakunda. Unanyuze muri iryo dirishya ntabwo wagwa. Oya, amategeko yose ya fizike aracyaplayinga no kubarokore bavuga mu ndimi, basenga, bavuga haleluya, batigita bagira gute. Ya mategeko yose ya fizike aracyakora. Kimwe rero na ya spiritual laws ziracyakora nazo. Ntabwo uzavuga ngo ngiye narakijijwe ugenda uryamane n'umuntu wanduye sida ngo uzahave wowe utayanduye, ngo ngiye ngo ndi mu buntu, ngo ubuntu bwarambatuye, buzakubature no kuri sida ndebe. So niyo mpamvu rero icyo ni ikinyoma cya Satani. Bibiliya iratubwira ngo byose turabyemererwa, ariko siko byose bitugirira umumaro. Kandi iki cyanditswe twasomye cyo mu Bakorinto ba mbere ntabwo ari igihe wacyanditse. Ni gute natinyuka ngafata ingingo za Kristo nkazihuza n'iza Maraya ngo nuko ngo ngiye ngo ndi ngo nakijijwe? Ibyo ni ubuyobe, ubu utaragera no kumusaraba. Iyo utekereza gutyo, kamvuge n'ikindi utambajije ariko kindi side. Hari n'abandi bavuga bati areba nk'ibi bintu maze kwerekana akavuga ati mva ngiye narakijijwe, buriya ya migozi yose yahise icika umunsi nakizwa. Oya, nta uracika mu gihe cyose utaragira n'umusabira imbabazi. Kuko benshi dukizwa mu buhe buryo? Kubeshya, tukibeshya. Abatubwiriza batubeshya ko twatuye twanihannye, natwe tukibeshya ko twatuye twanihannye, ubundi tukumva ko n'Imana twayibeshye, ariko mu by'ukuri tutayibeshye. Bigenda bite rero? Umuntu yagiye gukizwa akenshi turamubwira subiramo aya magambo. Niyo mpamvu mutumvise namusubirishijemo ngo subiramo. Oya, akeneye kubivana mu mutima. Tukamubwira ngo subiramo, Mwami Yesu, nemeye ko ndi umunyabyaha, nihannye ibyaha byanjye. Nta na kimwe avuze ngo mvana mu gitabo cy'ubugingo, mvana mu gitabo cy'urupfu, nshyire mu gitabo cy'ubugingo. Akabisubiramo byose, ubundi tugahita tumuhata ibyanditswe. Rero wakijijwe, wabaye mu cyaremwe gishya, ibya kera byarangiye. Nta na kimwe yigeze asabira Imana imbabazi. Ibyo bintu ni ubuyobe. Ibyo bintu byatumye abantu benshi bakomeza kuba imbata, ariko ari n'abashumba, kubera ko nta cyaha n'iki bari hano, nta cyaha n'iki baratura. Kizakwereka uwihannye rero azamera nka Zakayo. Zakayo Yesu yaramusuye, ntacyo Yesu yigeze amubwiriza, arebye mu maso ari n'abashumba, kubera ko nta cyaha n'iki bari hano, nta cyaha n'iki baratura. Kizakwereka uwihannye rero azamera nka Zakayo. Zakayo Yesu yaramusuye, ntacyo Yesu yigeze amubwiriza, arebye mu maso ya Yesu, arebye kwera kwa Yesu, aravuga ati nakomeza kuba muri presence yo kwera kumeze gutya n'ibyaha mfite bigashoboka. Asaba ijambo mu rugo rwe ati nyaboneka hari icyo nshaka kuvuga. Kimwe cya kabiri cy'ibyo nunze ngihaye abakene, ikindi kimwe cya kabiri nsigaranye ntabwo ngiye kugikoresha ku bwanjye, ngiye kukishyura abo nahemukiye bose, kandi ndajya mbakubira inshuro enye uwo nambuye wese. Urumva umuntu wakijijwe ni umuntu ufite n'umutima utari ugusaba Imana imbabazi gusa, n'uwo kurepara ibyo yari yarangije. Ariko twebwe ntabwo ari uko dukizwa. None se niba warakijijwe, niba warabyangije, wigeze ubisabira Imana imbabazi? Bisabira Imana imbabazi, uyisabe kukubatura, maze ubicyaremwe gishya. Noneho ujye uhagarara uvuga uti bya kera byarashize, ubivuge wemye. Kubera iki? You have dealt with it. Ariko icyaha utaradiringa nacyo imbere y'Imana, ntabwo urahinduka icyaremwe gishya muri iyo area. Murakoze. Tugiye ku cyanyuma kwa mwene data hano, hanyuma urumva nyine umuyobozi ntabwo twamwimwe ijambo mu rugo rwe. Karibu. Murakoze. Mfite ikibazo, ndi kwibaza, ese icyaha cy'ubusambanyi cyaba kigira amoko, cyangwa nyine n'ibyo ngibyo nshaka munsobanurira? Icyaha cy'ubusambanyi cyaba kigira amoko? Sha, yego, ntabwo nzi niba wabyita amoko, ariko abantu bakora ibyaha by'ubusambanyi mu buryo butandukanye bitewe n'aho bageze bemerera Satani kubazanamo ubuhenebere. Hari abasambana bisanzwe, hari abasambana mu kanwa, hari abareba pornography, hari abajya mu butinganyi, hari abajya mu gusambana n'inyamaswa, hari abasambana bakubitana cyangwa se bakubitwa. Hari ibyaha by'ubusambanyi ni byinshi cyane, nta nubwo wanabirangiza byose ugiye gukora urutonde. Ariko icyatumye ntaguha urutonde nuko nashakaga kubanza kumva ukwera Imana igutegerejeho.
ukamenya n'impamvu Imana ishaka kukiranuka. Noneho wabona igisa nabyo byose ukavuga uti iki cyose ngishaka. Kubera iki? Kubera usobanukiwe impamvu Imana yakubwiye ngo iki ntabwo igishaka. Ariko bibamwe ubwoko bwinshi biterwa na flavor Satani abona uri bwemere. Urumva iyo uri umuntu utega, ntabwo utega impongo nkuko batega igishabaga. Ntabwo utega inyamaswa zose kimwe. Ureba amafi ntabwo bayatega nkuko batega inkoko cyangwa se batega inyoni. Biterwa rero n'icyo uri gutega. Satani rero hari igihe areba akavuga ati uyu nguyu icyo ari bwemere n'iki, uri icyo ari bwemere n'iki, akaba ari icyo ngicyo agufatiramo. Kareba akabona ntazakujyana ngo usambane n'umukobwa, ariko akavuga ati wicaye iwawe cyangwa se mu cyumba cyawe kuri interinete, kuri laptop bakuhaye wiyishyuriye cyangwa uzishyura kuri interinete, uri bubirebe ariko uri buhave wumva uri defiled in your mind, wumva uri defiled on your body. Kandi aho nicyo nashakaga kugira ngo mbone urwaho mu buzima bwawe, magufatire. Nubwo habura umuririmbyi karijana, ujya kuririmba wazamura ibiganza, Imana igabubwira ati ariko ibyo biganza byaraye muri pornography, byaraye bikorakora abakobwa b'abandi, ntibizana umugisha. Ndabona washaka kongeraho kimwe cyangwa cyakemutse. Ndi kwibaza ubwo mu gihe hatabayeho ko umuhungu cyangwa se umukobwa bahuza ibitsina ngo basambane, ubwo ibyo ngibyo byakitwa ubusambanyi cyangwa ni inzira? Okay, no. Ni ryari bizitwa ubusambanyi, ni ryari bizitwa ko bari baraho ngaho. Okay, reka mbivuge gutya. Mu gihe utarashyingirwa, ikintu wumva wakorera hano twateranye, uzakihakorere, ntabwo kizaba cyitwa ubusambanyi. Conscience yawe ni kwemerera ko waza hano imbere yacu ukagira icyo hakorera kijyanye n'ubusambanyi cyangwa se kiganisha mu mibonano mpuzabitsina. Niba ushoboye gusoma umuntu kwitama muri publique, ibyo ntabwo bizitwa ubusambanyi, sibyo? Niba ushoboye guhobera umuntu muri publique, ibyo ntabwo bizitwa ubusambanyi. Ariko icyo uzobona ugomba kugikora wihisha, uzamenye ko niba kitaranahinduka ubusambanyi, kiri n'intambwe ibanziriza ubusambanyi, ushatse wagaruka wirukanka. Ndakeka nabivuga gutyo. Urakoze cyane. Hanyuma reka twumve umuyobozi ahita nadusoreza, niba ari ikibazo simbizi, niba ari ugusoza simbizi. Ni ikibazo ariko ndabanza mbashimire, nukuri mufashe twongere duhuze ibiganza kubwe. Ndimo ndakira message ko mwakozwe ku mutima kandi mwahindutse. Imana ibaha umugisha cyane. Ikibazo cyanjye kiragira kiti, nukuri hari realite yacu nk'abanyeshuri. Ndahamya neza ko abenshi hano mufite aba boyfriend n'aba girlfriend kandi muri n'abakristo. Ugiye kumusura, hari abasurana muri ghetto cyangwa se wenda ni mu biruhuko ugiye kumusura ahaba. Ugezeyo dufite umubiri, urafashwe. Nk'umukristo byagenda biti? Cyo ni icyambere. Icya kabiri, ese umukristo akwiye kudatinga ate? Ese akwiye muri ubu buryo bwo guteretana bigomba kugenda biti? Ni izihe boundaries akwiye gusetinga? Nibyo, ni izihe boundaries akwiye gusetinga kugira ngo atagira icyaha ku Mana, kuko byinshi biradukurura. Murakoze cyane. Arakoze cyane. Reka ibyo bizaba ikiganiro cy'ikindi gihe kugira ngo tubirambure byose tubigemo, ariko ndabivugaho ibintu bibiri. Buriya hari inkuru bajya bavuga ngo y'umwamikazi washakaga umushoferi. Ikizamini yahaye abantu baje muri interview cyavugaga ngo ni milimetero zingahe cyangwa se metero zingahe washobora gutwara umwamikazi on the cliff ku manga kandi imodoka ntigweyo. Maze abantu bakajya bicara, umwakaza akavuga ati yewe
na byaba ari santimetero 50, undi akavuga ati giye ni kuri metero, undi akavuga ngo ni santimetero 2, nayihagarikayo ayirimo kandi ntigweyo. Uzi umuntu watsinze icyo kizamini ni wavuze ngo how would I even dare drive closer to a cliff while I am carrying the queen in my car. Wone we bahaye akazi. Dore rero icyo nshaka kubabwira muri ibyo bintu, benshi tuba dushaka ni santimetero zingahe naba nagiye mu bibi ariko nkaba ntaragwa. So dukeneye rero guhindura tukavuga ngo why do I even have to go that way? Mvicho rero nshaka kubabwira mu buryo buri practical. Nubona wagize boyfriend na girlfriend, ukeneye kubanza ukibaza ndinde, uyu muntu ninde, kandi nizehe boundaries tugiye gushyiraho. Yewe umugore wanjye twahuye ndi umuvuga butumwa. Ikintu cya mbere namubwiye, nambwiye rero nubwo ubona ndi umuvuga butumwa, ndakwinginze ujye umbona nk'umuntu uri weak kurusha abandi bantu bose. Bityo n'igihe nge nacitwe we ntuzanyemerere, kuko benshi babigwama avuga ati presidente waje bekamemo buriya ubwo yemeye ko mufata ku kibero buriya it's safe. Nawe kandi ari gutekereza ngo ubwo uyu musore mfashe ku kibero ngo buriya nawe arabizi ko biri safe, kandi mwese you have never talked about it. Bityo Satani akabafatira aho ngaho. So inama yanjye rero nivugiye iki ngiki, whenever you are in a serious relationship, ikintu cya mbere ukeneye kumenya ni icyo kubwizanya ukuri, ukabwira umugenzi wawe ngo these are the boundaries. Kandi iyo ushyiraho boundary ntabwo uyitera kuri cliff, uyitera kure, kugira ngo ubwire abantu ngo nurenga ahangaha urapfa. Mujya mubona amapoto, ntabwo bagenda ngo bashyire munsi y'insinga abariho bandika ngo nurenga urapfa. Oya, bashyira ahandi bikiri safe, sibyo? Niyo mpamvu rero ntabwo ndi buguha urutonde rw'ibyo rwaho uzashyira boundary, ariko ni wowe ugutekereza ukavuga ngo who am I, ndinde, ni gute nzakomeza kugera nzakomeza kubana n'uyu muntu kugera tugeze mu rugo tutarakora icyaha ngo kibe cyakingurira umwanzu rwaho mu buzima bwacu. Bityo mushyireho boundary. Icya kabiri, mujye muziganiraho, murebe niba zigihari, kuko hari igihe abantu bazisiga wa munsi wa mbere bazivuze, ubundi bakigendera nkaho ntazahabaye. Kubera ko nubwo waba uri mu mwuka twemeranye kimwe, umubiri n'umubiri nyine. Hari umuntu umwe aba ariko ndangirizaho, yumvaga ibi bintu bivugwa, arangije aravuga ati abantu ni abanyamubiri we, ati jewe ndi mu mwuka, ibyo bintu ni byabo. No bari mu giterane ahantu bagomba kurara nyine mu rusengero. Hanyuma kubera umushumba umudamu wari wabivuze wabyigishijeho yari yamusomye mu maso, avuga ati umuntu nyamara nubwo ari kuduhisha inyuma yuko ari umunyamwuka, ibi bintu bimurimo nubwo atabishaka kubyemera. Noneho aravuga ati ngenda aryama hagati y'abakobwa n'abahungu, aryama hagati, wa mundi nawe w'umunyamwuka aryama iruhande rwe. Bigeze nijoro atangira kumukorakora, aramwihorera, aramukorakora, ageze ku kibero ndamufatira akaboko, aramubwira ati ese ko wari wavuze ko wapfuye noneho urazutse kubera iki? Nshatse kuvuga ibyo ngibyo ndagira ngo mbabwire ngo uracyambaye umubiri, ntabwo ni wiexpose. Buriya uziko ntabwo byose umuntu yabivuga ngo abirangize, uziko batubwira ngo turwanye Satani azaduhunga, ariko iyo bageze kuri iki kintu cy'irari rya gisore baravuga ngo mutibike, muhunge. Satani we uhagarare muhangane, ariko nibigera ku irari rya gisore muhunge. Kubera iki? Barabizi intwari zaraharangiriye. Uzabaze Dawidi, aha yarahakubitikiye. Uzabaze Samsoni, aha yarahakubitikiye. Uzabaze Salomo wari ufite ubwenge buruta ubw'abantu bose, aha yarahakubitikiye. Ngo se ni wowe uzavamo ngo wigize igabo, ngo wagiye wigize gutya? So run away, don't expose yourself. Reka mbibabwire muri ubu buryo, hanyuma ndahita nsoreza kuri iki ngiki. Nk'ubu ngengira amaprincipe amwe namwe abantu banyangiraho, ariko nyine nta kundi byagenda. Nk'ubu sinshobora guha umugore lift ngo tugendane urugendo rurenze iminota 5. Nompa kubera ko ntinya ko namufata mu modoka
ariko kubera ko ndashaka no guha urwaho satani ko yanategira icyo atekereza, cyakora iyo ari babiri ndabatwara, ariko iyo mbonye ari umwe ntabwo muhari ifite, keretse mugeni ngwino ujyemo n'uriya turajyanamo tugende, kugira ngo ni expose, kubera ko aha hantu intwari zarahashiriye, intwari zarahashiriye. Satani Samusoni baramwogoshe, urebye nabi rero nawe bakogosha bakakujyana gusika ingano z'Abafilisitiya. Imana ibaha umugisha. Nyakubahwa murakoze cyane, mwihangane ko umwanya nawumaze, hanyuma muze no kuturekura kugira ngo tutangire n'urwo rugendo rujya i Karongi. Imana ibaha umugisha. Amen. Nukuri ayo mashyi yari ayanjye, reka tumuhe amashyi. Amen. Ikintu cya mbere numvishemo ni byinshi. Ikintu cya mbere yuko z'imibonano mpuzabitsina uwo ngo muyikoranye murimo muhuje ubugingo, mubaye umuntu umwe. Ibaze nubikorana n'abantu 20, ibaze ibyo bice byose uri muragenda utanga, sibyo? You're losing yourself. Kandi ugomba kwiha umuntu umwe nawe akakwiha mukaba umuntu umwe. Ikindi cya kabiri, ntutirishe ngo uvuge ngo reka ngerageze hariya ntago ndi buharenge, ngo mfite imbaraga zirankurayo, kuko niwegera biratwika. Kandi once you test, gusubira inyuma biragoye. Icyatumye Yosefu abasha gutsinda muka Potifari nuko yirukanse. Nibyo yaramuhunze ariruka muka Potifari. So please run. Mugire gute? Mwiruke. Naza yakwizaniye ngo babyitarya ngo ni guki? Imboga zibona abana imboga zizanye, yaje yitega umutego neza yirambika aho ngaho for you. Nutabikora urabugaragaye nka urabucitse amazi. Oya, ntabwo urabucitse amazi, ucika amazi imbere ye, ariko Kristo akubone ko watsinze. Amen. Duheshe Imana icyubahiro mu byo dukora byose. Nukuri Imana ibaha umugisha.